Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Muvandimwe arabaza niwe w'Islam bwemerera umudamu kubaga itungo. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kubaga itungo namwe mu mategeko na bimwe mu bikorwa uw'Islam bwanganishijemo hagati y'umugabo n'umugore. Bityo umugabo nkuko abaga ni nako n'umuyisilamu kazi nawe yemereye kubaga. Ikinyenzi gusa nuko abo bombi agomba kuba yujuje kandi azi n'amabwiriza agenga kubaga, akaba atabaze kubera ikigirwamana cyangwa se ngo abage itungo rizira, hanyuma yarangiza kandi akavuga ibyagenwe bismillah Allahu akbar yerekeje itungo rye muri qibla. Iyo abikoze neza, yaba ari umugabo yaba ari umugore, ntacyo bitwaye, nta n'umuziro ubuza uw'Islam ko umudamu abaga itungo ryaba ritoya cyangwa se ngo ribe rinini. Gusa kamere y'umuntu no kuba igitsina gabo aricyo gitinyuka ibigendanye no kubaga n'imeneka ry'amaraso n'ibindi nk'ibyo ngibyo, niyo mpamvu abagabo aribo biganza muri icyo gikorwa, ariko ntibujije ko umudamu mu rugo rwe yabaga itungo ryaba ari rito nk'inkoko cyangwa se ari rinini nk'ihene cyangwa se n'inka bishoboye, n'ikindi icyo ari cyo cyose biremewe kandi bikarebwaho n'abantu bose. N'inyigisho zivuga ko itungo ryabazwe n'umugore arirya wenyine cyangwa se hari abatemerewe kurirya nk'abashyitsi n'abandi, izo nyigisho nta nkomoko zifite. Wallahu a'lam.